Bakunzi ba Gentil TV, nizere ko mumeze neza, mbaye ikaze tugiye kubana mu kiganiro, nizere ko turi bubane neza. Gentil, meze neza? Meze neza. Urasa neza. Zaburi yanjye se yo bimeze bite? Zaburi yanjye TV yo nayo bimeze neza. Numvaga utasuje abakunzi bayo. Nabo abakunzi bayo reka tubasuhuze. Ni benshi. Nizere ko meze neza. Yeah. Wambaye neza. Agashati keza. Ese ni ndukogosha? Kogosha neza rwose. Nkubwire. Umuntu nyogosha nanjye ndashaka kuzamugurira akantu. Nako wasanga utajya umuha tipu. Tipu harya ni ibiki? Ngewe umukwaferi nyogosha arabizi muha gatipu. Nizere ko mumeze neza. Reka maze tuze abantu mudukurikiye muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Yego, iyo uvuze igihugu cy'u Rwanda tuba twumva intara enye n'umujyi wa Kigali. Ese izo ntara ni nk'izihe? Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburengerazuba, Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. N'umujyi wa Kigali. Ubwo naho twibagiwe Amajyaruguru. Amajyaruguru? Ntago wayavuze. Umwuka basobanurira. Ubwo rero reka nsabe Gentil kugira ngo adusengere ubundi tuze mu kiganiro tumeze neza. Turagushimye Mana, ugira neza. Ugira neza urera, kandi ni wowe waremye ijuru n'isi. Nyemerera muri aka kanya dusabira umugisha abagiye kudutega amatwi bose. Ni ukuri Mana, uyu mwanya ibyo tugiye kuganira bibingira akamaro kuri buri umwe wese. Turatumira Imana, Umwana n'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Maze kuba apotere we. Sikuzamura ikiganza nkagira ubwoba. Yes, ariko Gentil, reka tubanze twambuke n'imbibi z'u Rwanda tujya hano hirya. Reka dusuze ababanje abatwegereye cyane cyane mu bihugu bitwegereye. Bakomere cyane. Hano i Burundi. I Burundi turabasuhuje. Reka dusuze abari muri Kongo. Turabasuhuje. Reka dusuze abari Tanzania. Mumeze neza? Namwe muri Kenya. Imana ibahe. Uganda. Uganda? Uganda naho mbona amakomenti badukurikiye. Baradukurikiye cyane, bagubwe neza. Reka twifurize ibihe byiza abari hakurya y'amazi. Hakurya y'amazi. Aho iyo tuvuga muri Aziya. Mukomere cyane. Europe. Mukomere. Ndetse na Amerika. Imana ibahe umugisha. Abo bose bagubwe neza. Ndetse ahantu bagiye muri rutemikirere bose nabo tubabwire ngo bagubwe neza. Cyane cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi namwe mutarwumva, twizere ko Umwuka Wera agiye kubasobanurira. Abasobanurira Umwuka Wera. Twebwe ntabwo tugira indimi nk'iz'umuriro. Yes, Gentil, tuti rero uyu munsi twaje tuzaniye iki abantu bakurikira? Twazanye nibyo nari ndimo nkuganiriza mu kanya. Turi inyuma ya kamera. Turi inyuma ya kamera. Turimo tuvuga ko turi buvuge ku ngingo zitandukanye, harimo ku muhanuzi werekana buryo ki yagiye ikuzimu, bagikuzimu bate, ese bigenda gute? Ariko si koko umuntu ashobora kujya ikuzimu? Nibyo tuza kureba. Icyo ni icya mbere. Ikindi tuza kureba, turaza kureba ese umurimo w'Imana ibitangaza bikorwa biti. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu turaza kwegeranya turebe muri iki gihe n'ikihe kintu kiriho twakwizera. Icyo umuntu yakora. Ariko nari ndimo nkubwira ko nasuye Bamenya. Wasuye Bamenya? Uwo Bamenya ariko ntabwo ari wundi wo muri filime. Reka ntabwo ari wo muri filime batumva nabi. Bataza kumva nabi. Nasuye umuntu witwa Bamenya kuko namubwiye ngo ni umupfumu yarankubise. Yarambwiye ngo ntabwo ngewe ndi Bamenya, ntabwo ndi umupfumu ahubwo ndi Bamenya. Ati ikintu kisha abantu b'iki gihe, ati nuko bitiranya Bamenya n'umupfumu. Ni sensobanurira. Umupfumu nuhe, Bamenya nuhe. Arambwira ati Bamenya no muri Bibiliya birimo, siko bari abantu bazi Bibiliya. Bazi Bibiliya. Nuko ambwira ko abapfumu ari babandi batekinika bakora ibintu batazi. Ambwira yuko mu rugero, ambwira ko habagaho abantu bamenyaga kera, ingero za babasaza tujya twumva mu mateka batubwira ngo hazaba iki. Ntaho nshaka kubavuga kuri kamera, ariko reka nkubwire yuko uwo mugabo yambwiye byinshi cyane nshaka kuzanjiramo nkareba. Tukajya no kumusura? Yego, tuzamusura. Nta nzoka ihaba? Inzoka, ariko reka manze gutinya inzoka. Ni inzoka. Niho rero uwo mugabo turi buvugeho bwa mbere yavuze, aravuga ngo inzoka, avuga ku buryo ki ubwami bwa Satani cyangwa se yabonye uburyo ki Satani aziritse. Ariko avuga yuko nubwo Satani aziritse, bamumennye umutwe ariko umurizo ukirehareha. Umurizo urakinyeganyeza cyane. Aribwo yarimo atubwira ati rero ntabwo uyu murizo unyeganyega niwe uteza za divorce ubona. Kuriya ushobora gukubita ibuye ku mutwe w'inzoka akarizo gakomeza kagira gatya.
ngo nizo za divorce ziri gucicikana, nizo za divorce, nizo impagarara, amatiku ari mu matorero. Wari uzi ko ngo mu itorero umuntu agambanira undi bikarangira we? Uriya mugabo David, wenda reka muvugeho. David yasobanuye, namubonye ikiganiro yagiranye na bagenzi bacu, aho yasobanuraga yuko ageze ikuzimu, ngo yari ajyanye n'abakozi b'Imana babiri. Yagiye ikuzimu? Yego. Noneho ngo agezeyo, ngo abakozi b'Imana, wenda uraza kukadushyiraho tuze kureba. Abakozi b'Imana ikintu bakoze, bo ngo batangiye gufata ku mutsima wa Satani bararya. Umutsima yo ngo yiruka carasi cyangwa ubugari usanzwe kuri Satani, Imana batangira kurya. Iri kumva? Ngo yikanze abata, ariko ubwo wowe wasigaye ati gutaza kuryaho bimeze biti. Aravuga ati njyewe reka ati abo bakozi Imana ni babiri. Wenda uraza kubibereka ko byabivuze. Ariko ikintu yagaragaje cyane Manzi, yagaragaje ko inzira zo kugikuzimu yagerageje kutubwira uburyo urwego rwaje akamanuka n'ibiki byose, ariko ikintu nshaka kuvuga cyane, we yavugaga ko ageze ikuzimu ari bwo yamenye abakozi b'Imana kandi bari muri iki gihugu barimo bakora. Ati barakora ibyo bitangaza, barakiza abantu, barimo barasengera abantu, ibitangaza bikanakoreka, bakabikora mu izina rya Yesu, ariko mu izina rya Yesu imbaraga zaravuye atari Kristo. Yesu utari Kristo. Ese abaho Yesu utari Kristo ra? Yego nyine, ba Yesu ni benshi. Ibintu byakomeye. Ibi nanone rero hari umushumba uherutse kubivugaho. Yego. Bamwita Sostene. Sostene ibintu yavuze, buriya njyewe nahoze mbirebaho, ndimo kureba ibintu yakoresheje cyane. Ni umushumba mukuru w'itorero Église Messianique pour la Guérison hariya ku Gisozi, les amis mu Rwanda, hariya ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Apostre Serukiza Sostene yahishuye uko yagizwe intumwa y'ububyutse n'Imana, anavuga ko abayobozi b'Imana benshi bafite amahembe bagendana atagaragara bitewe no gushaka indamu. Ako kantu kamanze nkavuge ntarakomeza. Ngo bafite amahembe menshi, ngo bakoresha bagendana atagaragara. Kandi ibyo yabivugiye imbere y'abashumba, bamwe muri bo bari barimo naho. Niho yarimo avuga ngo bagendana ayo mahembe. Ibyo yabivugiye imbere y'abashumba bari bateraniye muri yari Remera, aho baganiraga ku nyigisho zitandukanye zishingiye ku buyobozi n'ububyutse. Apotre Serukiza Sostene wari uyoboye iki gicaniro cy'ububyutse cyiswe Leadership and Revive, yatangiye asobanura igicaniro cy'ububyutse ati ni itsinda ry'abakozi b'Imana ryishyize hamwe mu Rwanda kugira ngo dusengere ububyutse, dusengere amahoro Imana yaduhaye kugira ngo ntakatuveho imyaka yose tukiriho, ariko niyongereho n'abazadukomokaho. Ngo dusengere ubumwe bw'umubiri wa Kristo, tube umwe, twegerane, dushyigikirane, tunafashanye. Ibyo tujye tubikora ari ugushyigikirana, ari uguhura tugasabana, ari uguhura tugasenga, ari ukurara mu masengesho. Benshi twagiye tubikora kandi n'ubu biracyakorwa. Yatanze ubuhamya bw'ukuntu ububyutse ari bwo bwamugaruye mu Rwanda. Ububyutse ngo nibwo bwamugaruye mu Rwanda. Kubaza ubuhamya bwe, aravuze ati kubaza ubuhamya bwanjye, aho bavuga ngo bafunguye imiryango yose, Amerika byakunze, amatike bayashatse, ibintu byose, umuryango n'abana nabo n'abarera bose, mbese bwo bari barimo bashakisha ukuntu bagenda. Umugore niwe wari urimo abyirukamo n'ababimufashagamo bose. Byose bimaze kujya ku murongo, ati ndavuga ngo reka mbanze njye kubaza Imana. Imana iramubwira iti zamuka vuba ujye mu Rwanda, i Kigali ari utegereza ububyutse kubera ko niho buzabera. Mu Rwanda hano ni igicaniro. Ariko reka tugaruke ku icyo kintu. Siko abanyarwanda ba kera bavuga ngo Imana yirwa handi igataha mu Rwanda. Ibi kari akantu gafite ikintu gasobanuye Manzi. Urushatse kuvuga ngo Imana yacu twari tuyizi kuva kera.
yego, hataraza babandi batuvangira, yego, hataraza babandi baza bakaducurika ubwonko cyane. Imana abanyarwanda bari bayizi, ariko noneho bamaze no kuyisobanukirwa neza batangira kuyivanga, batangira kuvanga. Aravuga ngo hano aho yakomeje, sinzi niba turi kumwe, yakomeje avuga ngo Imana iramubwira iti nakugize intumwa y'ububyutse, genda ubwirize ububyutse, utegerereze i Kigali, inanyi imwereka ibimenyetso 3 by'ahantu agomba guhera, uko ari 3 byose ati yarahabonye. Iramubwira iti ni hariya buzabera bubone gukwira ahandi, ibyo bihugu byose hagarika, genda ujye i Kigali kuko Imana ariyo yabivuze. Apotre Serukiza ati ntabwo mbabeshya, iyo bitaba ubuhanuzi bw'ububyutse, ati mba naragiye aho handi, mba naragiye aho handi. Ubwo rero Imana ishimwe ko ifite umugambi udasanzwe kuri iki gihugu, ariko mujye munabimenya, ahantu havumbitse ibintu bikomeye hakunda kunyura n'ibikomere. Ariko aka kantu uyu mugabo aya magambo yavuze nayo ubwenge, aka kantu ngo ahantu havumbitse ibikomeye abona ibikomere, uzarebe iyo mu murimo w'Imana n'uriya muntu wagiye kuzimu yabivuzeho, wenda uzatwereka uburyo yagiyeyo, nuza gushyiramo kariya kavideo. Ni ukuvuga ngo ibikomere, iyo uri mu murimo w'Imana ari wowe Imana ishaka kunyuzamo ibikomeye, irakugerageza, umva uhura n'ibikomere. Kandi buriya ikindi kintu ngo ibigeragezo ntabwo ari Satani ngo bizana, reka ibigeragezo ngo kenshi Imana tutera ibigeragezo kugira ngo ireko dukomeye. None se izajye reka nkubwire, Satani abe irabafite mu gihe banyeba nkavuga ngo Satani ni umukara, oya banuka ngo Satani ni umukara, oya mureke Satani, nata amafaranga ni mureke Satani, kuko Satani nta hantu ihuriye n'ibyo bakwanga kumemba. None se wibuka igihe Imana yari imigenda ngo mu gitaramo nimugoroba mwirangije ngo ngo abonye umugaragu wanjye Yobu ngo ukuntu anezerewe, ngo Imana iravuga ngo wamubonye, Imana yari imumurata, ngo Satani ngo yabura ate kunezerwa n'ibyo wamuhaye. Janti yabura ate kunezerwa n'uburyo wamuhaye umubiri ubyibushye, mu mibabaro ye, mu bushomeri, mu bice byose, Janti arabyibushye. Satani akaba ati mu ntize gato yamuteza umunwa urebe, hakaba hashotse umunwa. Kandi koko buriya Satani ntarusha imbaraga, uwo munwa rero ukaza kugira ngo bya biro bitakare, ahubwo kugira ngo bitakare ukabyibuha. Manzi reka nkubwize ukuri, ukaba wisiga gikoto, ukaba inzobe, ugasa neza, bakabaza batari ko uri kurundi umuzungu se, urasa neza niyo wantera ibingana gute. Nese wisiga gikoto wowe? Reka nkubwire, wisiga gikoto? ahubwo se ndisiga. Ntabwo wisiga? Aya ntuzaze kubeshya abantu bakurikiye Janti. Reka nkubwize ukuri, amavuta n'ay'abadamu benshi barayakunda, abagabo bisiga ni bakeya, nanjye ndimo, ntabwo navunwa n'amavuta. Reka da cyakoze ndiyogoshesha, singiye kukubura nyabana kogoshe neza, ni nanjye ubizi. Uyu mugabo rero yakoze ibintu byiza cyane. Noneho uyu Sositeme ati igihe cyawe uyoboye, zana udushya wiyobora gusa nk'ibyo wabonye, zana udushya, uzana impinduka, bimenyekane ko hari ububyutse uzanyeho mu gihe cyawe. Ntituzagumaho tuzagenda, ariko igitangaje ni uko umuntu ashobora, uri kubyumva, ashobora kugira utewe, urukumva, kuzabura icyo yisobanura kuko yananiwe gukora iby'Imana ishaka, yamushakagaho. Apotre Serukiza Sositeme yasoje atanga urugero kuri Yuda wakunze amafaranga bikagera naho agurisha Yesu. Umva reka ndekera inkuru iraryoshye, aka kantu none harunzemo ngiye karanejeje. Reka mbabwire inshuti zacu, mwebwe muduteze amatwi, Sositeme yarangije avuga ati Yuda yakunze amafaranga, abakozi b'Imana b'uyu munsi bakunze kashi, bakunze amafaranga. None ikintu gitangaje, bagendana amahembe.
ariko se biriya bintu koko nibyo barayafite. arabonye mbona ngo bambaye njyewe ngeze no kuri uwo se ntibakora umupfumu ntabwo bita uwo yuyise uwo mukozi w'Imana oya ntabwo kuri bamenya wacu yego uriya mupfumu uri kumva wambwiye ko yitwa Bamenya yarambwiye amaningero z'abakozi b'Imana muri iki gihugu baza kumwaka ibyo bagendana kugira ngo babashe gukora biriya bitangaza. babashe gukora wikubita hasi. niba gukora wikubite hasi ntago bakijya muri Nigeria, ntago bakijya ahantu kure kuzana izo mbaraga. hano mu Rwanda byaroroshye, hano hirya mbuka amazi hano gatoya nahamenye barajyahe nahamenye nahamenye ndaje mena umuceri ugiye kumena hasi. ndamena umuceri mwebwe muri gukora ibitangaza mwita abakozi b'Imana. namenya aho mujya gukura imbaraga amahembe muri kugendana namwe mu bakozi b'Imana mwizeraga Apotre Sosthene yayakuze hasi yabivuze ngo mufite amahembe, ariko wazajya kubasaka hari abari ku ruhimbi kubasaka nabasaka ariko abadiyakoni bagukuye uzi ukuntu bahagaze. hari aho nagiye noneho fata kamera ngiranye ntangira gufotora bati hano ntibyemewe. ni gute mu rusengero mubuze umuntu gufotora? yego ni iyihe mpamvu? niba muri gukora ibintu bitunganye mwumva yuko byakwira isi yose ni kubera noneho mva ikindi kintu gitangaje iyo bageze igihe cyo gukoresha amafaranga bakuraho kamera cyagiye cy'ibitangaza mushyiraho kamera. noneho mwageze igihe cyo kugira ngo musengere ab'amafaranga mugakuraho kamera muyikuriraho iki? niba ari ukuri mwagiye murekeraho kamera abantu bakabikurikira. njyewe rero ntago iyo mumaze kwaka amafaranga kamera zisubiraho. umva mbabwiza ukuri njyewe mfite ikibazo bakozi b'Imana ba Apotre namwe ba pastori ba bishop, niba muri gukora ibintu bitunganye mwaretse tukinjira tukabifata, mwaretse kuturimita. ntago bagukundira kandi nanjye sinagukunda. reka nkubwize ukuri ese ushaka kuza kunsebya ngo naka amafaranga kugira nsenye umva ko tuzamena umuceri se ko n'ubundi tubifata mutabizi n'ubundi se ko tubifata mutabizi. ikibazo tuzadukoze tuzatwinjiye tubujura. ubwo ugiye kujya winjira mu rusengero bahita bagusohora. ninde se bazansohora bahita bagusohora ahubwo inkuru utazagenda wambaye iyo nkuru ndayishaka. iyo nkuru ndayishaka ko nagiye mu rusengero bakansohora. unyibukije ukuntu ejo bundi twagiye kuri Dove. uranyibukije we ibyo bagukoreye. ariko buriya reka ngubanze yabireke ariko ntago bikwiye tuko tumenya umuceri noneho byakongera bigasubira rudubi. bakozi b'Imana kandi tuba tugomba kugendanamo neza. twebwe icyo turi hano ni ukubaka umurimo w'Imana. tuzawubaka gute? tumena umuceri. impamvu tumena umuceri nuko mukora amatiku, mukora ibintu bya fake, mugenda mukazana izo mbaraga mwakuye hano hakurya y'amazi mukaza muvuga ngo muri gukora ibitangaza. Kristo muri kumushyirahe ko musigaranye Yesu gusa. Kristo muri kumushyirahe. Kristo nagikorera ibitangaza muri mwebwe ku buryo ahubwo mwebwe muri gukorerwa ibitangaza na babamenya bari muri mwebwe. yansobanuriye buryo ki abantu baba bari imbere ngo bafite n'igini impande yabo sha igini ko najya ndibona igini waribona ute se ufite amaso abirireba cyamaye nkaya barabanza bakabica amaso bamara kwica amaso abandi baraya bakabakurura bakabashyira muri mundo noneho warangiza wajya kubona ukabona umuntu arahagurutse ngo imodoka yanjye ndayitanze ariko nk'iyo modoka uhaye abazimu iyo modoka uri guha abadayimoni wayihaye abakozi b'Imana ko duhari tugakorera Imana. ako kantu ushyizemo ni keza cyane. harimo umubyeyi wanjye. ako kantu ushyizemo ni keza cyane. akantu ushyizemo ni sawa cyane. harimo umubyeyi umwe watanze imodoka ageze mu rugo umugabo amubajije ati ariko imodoka ko ndi kubona bimeze bite. iyo nkuru nawe urayizi? utayizi. yatanze imodoka ageze mu rugo baramubaza bati imodoka iri ati imodoka reka manze mbabwire uyihaye ndi niba uyihaye abakozi b'Imana ni byiza ariko se ko kuyihaye abakozi b'Imana ese umwuka ukurimo reka tuvuge niba wagendana igini rimufasha wagendanye umwuka wera nawe ugufasha kumenya iryo gini ukambara amaso y'umwuka. yego Chantel abantu ntago bagishaka ibintu bibavuna. basigaye bashaka ibintu byoroshye. narakavuze barashaka guca mu nzira y'igihogeye. barashaka guca mu nzira ingari. Uvuga ngo abantu dukeneye umuntu tubwira ngo ubonye visa. ubonye visa ubyaye umwana w'umumetisi kandi ubana n'umwirabura
nyumvira ariko urumvaga Imana ngo iguhaye amamodoka nta na perimi ugira. ariko Tito Machine kugira ngo ubwire umuntu ngo byawe umwana w'umumetisi atarigeze anaryamana n'umuzungu. Abantu benshi kuki mushaka kugira ngo mubone ibitangaza bitavuye mu Mana. Ntabwo turi guhakana ubuhanuzi. N'ubundi Imana iracyakomeje gukora. Narababwiye ngo ubuhanuzi bukomeye bufatika ni ijambo ry'Imana. Ariko muri abo bahanuzi bari imihanda harimo abantu bari kubatuburira benshi. Numushaka mwisabira Imana ibihera amaso y'umwuka yewe nimero zanjye ziri kuri screen. Nibampamagare mbarangire nimero mbarangira ahantu abo bantu batubura bari. Rwose ntago ndibihishe. Mbivugiye aho. Muhamagare Jante ababwire. Nge mu nyandikire muri comment. Ababwira abo bakozi b'Imana babwira aho bari. Agenda bibabwira neza. No mumenye inzira nziza mugomba kunyuramo. Mugiye kunyura he? Mbese muri mwebwe intambara zivaye. Si mu byo mwibwira. Jante tugaruke ku ngingo. Yego. Ni ya kabiri ni ya kabiri y'ibitangaza. Ni ya kabiri y'ibitangaza. Niba ibitangaza biri gukorwa uyu munsi. Yego. Biri gukorwa biti. Biri gukorwa biti. David yabivuze neza. Avuga yuko ari uko ageze ikuzimu bamaze kubona izo mbaraga ahantu bazivana babonye yuko izo mbaraga ziza akaba arizo zikora ibitangaza ari nabyo twari turimo tuvuga. Icyo gitangaza uri kubona umukobwa umwe niwe wabyaye umwana ngo yamuryamanye n'umushinwa. Umwana aravuka kuko amaze amezi 2 yamaze imyaka 2 n'amezi 8. Umwana arapfa. Bati naye ngatangaye by'abashinwa byarenze amezi 3. Igitangaza uzakibona ariko nta mezi kizamara. Si ukubabeshya bari abantu kwera imbaraga bavanye kuri abo babamenya hakurya y'amazi aho. Ariko wamfashije tukazajya uvuga tuzajya zambwira tujye nta kibazo. Noneho izo mbaraga babahaye ntago zifite uburambe ni inshinwa. Nshuti zanjye nimureke ibitangaza bikorwe na Kristo uri muri mwebwe. Nimureke ibitangaza bikorwe n'Imana yo yabahaye umwuka wo kukontorora imyuka. Nimureke kugenda Serukiza Sositeme yabivuze neza ati bafite agahembe. Afite agahembe. Kera abagore bagendaga ngo inzaratsi niko mbyumva nabyo nzi. Ngo zigenda zigatsirika abagabo ba za njundi zose n'ibindi byose. Abagabura ngo n'agasombe kitwa igicuri. Abungubu rero abakozi b'Imana bo barimo baragenda niki? Barimo baragendana amahembe. Ayo mahembe arabajomba. Kwegera akagukubita ihembe ukaba urigaraguye hariya. Ibitangaza bigakoreka umwana agakira yagera hirya bigasubira. Nshuti zanjye nimureke kwizera ibitangaza. Nimureke kwizera ariko si bundi bitangaza barabigura. Igitangaza ntabwo kigurwa. Niba uri umuntu uri gusengera ugakira kwiki ugomba gutanga amafaranga. Kubera icyo ushobora kumva yuko Imana ntabwo icuruzwa. Kubera icyo ushobora kumva yuko watanga icyo nakwita ibitambo bidafatika. Erega inuma z'intungara zavuyeho. Kristo yarabambwe. Yaragije byose ku musaraba kugira ngo uyu munsi nshuti zanjye twitwe abana b'Imana. Kugira ngo uyu munsi twitwe yuko duhagaze mu ijambo. Ese nihe hakwiriye kugebwa uyu munsi Manzi utuganiye? Reka tubwire abantu bashishoze bakoresha amaso yari ay'umubiri ay'umwuka ay'umutima byose bakanura amaso kubera ko nimukanura nabi aho muri gushaka ibitangaza muzahakora ibyo umunyarwanda yavuze ngo ni imbwa yiruka cya gisimba kitavuga. None tugenda ku ngingo rero naho ya 3 duhita tunasoza ikiganiro twigendera. Yego. Aho turimo tureba ngo reka turebe tuvuge tuti ese ibitangaza wahuye nabyo ni iki biri kugufasha? Suzuma umenye. Ubushize twavuze ku bantu bari kwangara bo mu gice cya Bumbogo. Uriya mugore
Jane yapfunyitse miliyoni 20 z'urusengero ku gitenge man yazishyize ku gitenge aragenda. None mwabonaga ari umwuka umurimo. Ibitangaza yakoreye muri urwo rusengero umva reka ngaruke karakantu kandya mu matwi. Kandya mu matwi. Insengero ziriho ariko urusengero rwa mbere ni umutima wawe. Nimureke mujye mutoranya ahantu hazima ho gusengera. Ese ibitangaza muri kubona, ibyo bitangaza muri kubona, murabona biri original cyangwa biri pirate? Bamenya gute ko ari original cyangwa ari pirate? Icyambere no kwambara rinete z'umwuka. Nimwambara rinete z'umwuka mubashe kubona Uwiteka mu maso yanyu. Reka nkubwire ngewe nasenze nderekwa. Ndasenga umwuka akamanuka, ibitangaza mbibona nk'uko bari kubona kuri ekara. Ariko ibyo kuvuga Uwiteka ama umwuka n'imbaraga zo kubivuga. Ntabwo uzasenga kandi ninjoro nibwo narosi ikintu kabibwira abakozi b'Imana. Yego. Igihe kirageze kugira ngo tubone urukungu n'amasaka byivambungura. Kuko Uwiteka yaravuze ngo, Yesu yaravuze ngo nimureke bikurane. Abahanuzi b'ibinyoma barimo barakurana n'abahanuzi original. Yego. Ariko igihe kirageze yuko urukungu rugiye kurandurwa, rukajugunywa ndetse rukarundwa, rugacanwa. Kuko niba mugezaho kugendana amahembe azabajomba manzi. Yes. Abantu barimo baritera akaga. Ariko ijambo ry'Imana riti byo murabikora nk'abihorera mukibwira yuko mpanye namwe. Ngo ariko ari akantu nkunda cyane, ibyo byose nzabishyira imbere y'amaso yawe ubireba. Hari ikintu uwo mupfumu yambwiye gikomeye, ngira ngo ntangarize abantu baduteze amatwi. Abantu benshi cyane barimo barapfa muri ubwo buryo, bagasengera umwana wawe akajya kwa muganga. Nanabibonye muri ku macano y'amanyamahanga cyane, bano babwiriza butumwa bakomeye. Ndi kureba ukuntu hari uwo bashyizeho miliyoni 20,000 by'idolari kugira ngo umwana wabo akire, ariko bikanga agapfa. Barimo berekana uburyo bari bizeye uwo mukozi w'Imana ndetse ukunzwe cyane kuri iyi si. Ndashaka kukubwira yuko uwo mupfumu yabimbwiyeho. Yambwiye ko igihe kigera uwo mwana agapfa. Ati wa undi basengeye kiragira agapfa. Noneho yamara gupfa ati nge nzana umutumba urawuzi w'insina. Yego. Wenda abakiri batoya badukurikiye babyumve. Umutumba ni nk'igiti gihagaze. Nta munyarwanda utazi n'umutumba. Barahari. Umutumba w'insina. Bano hirya dukorera. Se batazi abantu baba ngaha turi gukorera haba amakaro hatabitaka. Byoroshye. Umutumba ni insina ubwita gihagaze. Tariho n'igitoki kiba cyavuye. Ndashaka kubabwira yuko ngo bazana uwo mutumba kwa muganga. Mu gihe mwebwe murimo murira, wa mutumba bakawambika wa mwana bakamutwara. Iyo bamutwaye ngo igikurikiraho ni iki? Mwe muba mubona mu maso yanyu ari wa mwana ukiryamyaho, kandi wa mwana bakiri aho akikubareba adafite imbaraga zo kubabwira ati nge singiwo. Bikarangira bakamujyana muri moruge, bakazamuvanamo bakajya kumushyingura. Ambwira ko bamutegereza iminsi 7. Iyo minsi 7 baranje kumushyingura ngo we ajya we yaravuze ati nge ndi umurozi. Akora umurozi. Ajya ku gituro, yamara kugera ku gituro akavanamo wa mwana adataburuye se ibintu byose. Wa mwana amuvanamo, wa mutumba nyine awuvanamo. Yego. Akamwambura ya shusho ya wa mwana. Yego. Nibwo ujya kumva umuntu arakubwiye ngo nahuye n'umuntu usa na runaka wapfuye Uganda. Ukumva ngo Janti wapfuye mu myaka 3 ishize
mwahuriye muri Kenya we bari kumukoresha, umwana ari kubabara kubera ko akaga yagatewe nawe mubyeyi wamujyanye muri babahanuza babarozi, abarozi bita abakozi b'Imana. Noneho bamara kumujyana bakamukoresha ngo igihe kiragera cyagenwe kugira ngo apfe, ngo nibwo apfa. Igihe cyanyacyo kiroroshe atari uko ajyanwe n'abarozi. Ati arapfa, ati ariko uwo mwana babayeho mu buzima bukomeye. Ati nibo batuma abantu bakajya kwica abana mu ivuriro nijoro. Ikindi kintu yambwiye ntashobora gusoza ntavuzeho nuko imyuka y'abapfuye kuwa 4, kuwa 5 no kuwa 6 kugeza muri aya masaha. Ati kuwa 4, kuwa 5 no kuwa 6 mu masaha y'icamunsi, ati nibwo uzabona ukabona harimo haraba ibintu bidasanzwe. Ati mubaze wa mugabo ndakumva. Ati ujya ubona ukuntu abantu bapfa cyane kuwa 4 no kuwa 5. Ati ujya ubona ukuntu agisida ziba kuri iyo minsi, kandi nawe wabireba ugasanga nibyo. Noneho nkoza narize nsanga koko nibyo. Ati imyuka y'abazimu iba yazamutse. Ati abazimu baba barimo bakora akazi kabo. Ati rero basubirayo kuwa 6 nimugoroba. Ati iyo basubiyeyo kuwa mbere ku cyumweru bari amahoro, kuwa mbere bari amahoro, kuwa 2 kuwa 3 bari amahoro. Ati reka mbabwire, ati umuntu arindwa n'iki kintu yambwiye gikomeye cyane. Yarambwiye ati ntufite umwuka wo gusenga ngo ubigumemo. Iyo udafite umwuka wo gusenga Kristo ngo mugumemo, abazimu bazagufata. Arongera arambwiye ati iyo udafite igini rikurinda ngo urigumemo, abazimu bazagufata. Nese abazimu n'igini bitandukanira. Ati rero yarambwiye ibintu bibiri bitandukanye. Arambwira ati nimutandukanye, nimutandukanye ibintu bibiri, gusenga by'ukuri no kujya mu badayimoni cyangwa muri aba mwitango ngo nabavuzi ba Kinyarwanda nyine babarozi. Ati ni mu bitandukanye. Bamese kamwe nyine. Ati mesa kamwe, ni usenge. Ati iyo mizimu ntizagufata mu gihe usenga by'ukuri uhozaho. Ati nujya mu majini ntabwo nibizagufata. Ikibazo abantu bafite niki? Turavanga. Akaguru kamwe kari hano, akandi kari hano. Muri makeya turi kuvanga imyuka. Manzi turi kuvanga. Bakozi b'Imana namwe mudukurikiye, murumva ko ibintu birakomeye, ariko mureke gutandaraza nyamuntu. Nibatandaraza hano bafite igini, bafite iryo hembe bagendana hano bafite Yesu utari Kristo, ibyo bintu bizabagora. Reka mbabwize ukuri. Teye ubwoba. Ariko wamenya wagiye kureba. Yego. Mfite ibibazo rwose mufitiye kumubaza. Bamenya numvisha ari flexible. Wenda ntabwo yarazi ko ndi kumukurikira n'icyo nshaka. Nta nubwo yageze amenya gahunda yanjye. Ariko nabonye yuko tumusabye ikiganiro yazakiduha. Tuzamusaba ikiganiro. Tuzakimusaba. Arangije arambwira ngo wa mugabo we sinkuzi nawe ntunzi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe kigiye kugera ubwo abasengera Kristo mu kuri no mu mwuka bazasenga by'ukuri. Arongera arambwira ati igihe kigiye kugera atabasenga nyabingi n'abadayimoni nabo bagaragare. Ati nge mfite amahirwe nahisemo kamwe. Yitiyemo nyabingi n'abadayimoni. Ati nge simvanga ahubwo ndabavangira. Ati ndabavangira, ati amafaranga yanyu ndayarya da. Ati se aturashaka gukora ibitangaza ngo hakantu. Noya ntibyihorere. Reka nkubwize ukuri. Niba Kristo ari muri wowe by'ukuri, yego, va mu byo urimo ujye mu mwuka wo gusenga. Amen. Nimureke kuvanga. Bakunzi ba Gentil TV ndetse na Zaburi yanjye, reka mbabwire ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanyu. Gentil, ngira ngo twanagana ku musozo. Turagana ku musozo. Ariko tugana ku musozo, niba hari ikibazo ufite ukumva watera inkunga Gentil TV cyangwa izindi nama cyangwa se Zaburi nshya, Zaburi yanjye, ni Zaburi yanjye nagari, Zaburi yanjye waduhamagara ku izo nimero, kandi inkunga yawe ikomeye
ni ugukanda kuri subscribe, ushobora no gukora share, ugakora na share iki kiganiro ukakigeza ku bandi ariko abandi bakozi b'Imana. Reka nkubwire, abantu abakristo benshi bakeneye kumenya abakozi b'Imana b'imitwe, kandi njye ndabazi. Urabazi? Ndabazi. Baguhamagara rwose kuri iyo nimero iri hasi. Niba mushaka kugira ngo mumenye abakozi b'Imana mwagiye kureba, ni mumpamagare mbabwire ko ari original cyangwa ari pirate. Njyewe ndi tayari. Ikindi, niba ushaka kugira ngo umenye ko ahantu uri uhagaze neza, binyandikiye muri comment. Ese tubagireyo, dukomeze tubagire cyangwa tubihagarike? Nimwe tuzabigiramo, nimwe muzabigiramo uruhare. Yes, ngira ngo rero twabashimira wowe watangiranye natwe kino kiganiro, tukaba tugeze ku musozo. Wakoze cyane. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Twebwe gahunda yacu niyo kuvuga ibitagenda neza muri gospel, cyane cyane ku bakozi b'Imana bigize abahanuzi. Reka ngushimire Manzi. Janti, nanjye ngushimire. Twabanye neza. Imana iguha umugisha, kandi Imana ibaha umugisha mwese. Reka turangize tubabwira ngo Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana ikomeye, duha amaso y'umwuka, ushobora byose, tubashe kumenya abakozi bawe by'ukuri badakurikiye indamu, babandi bashaka kugukorera by'ukuri. Twemerere muri aka kanya twambika amaso y'umwuka. Ni ukuri amatorero y'uyu munsi akeneye umwuka wawe, abakozi bawe bakeneye umwuka wawe. Genda kuri abo bazanye amahembe, Mana ndakwigize kugira ngo bavane mu bandi, maze usige abakozi bawe by'ukuri. Urakoze, mbisabye mbyizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibarinde.